Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhere umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye habonetse amakuru. Sano Empire yakugezaho mu bambere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye muri showbiz nyarwanda, hakaba hari kuvugwa ibintu byinshi nyuma y'igitaramo cya The Ben cyavugishije abantu benshi bitewe n'udushya twagiye tuberamo. Ikiri kuvugwa rero ya mpano bitewe n'ukuntu yakoze cyane kuri stage ubwo yari ari guperforminga muri kino gitaramo. Ubu ikiri kuvugwa nuko uyu ya mpano agiye gukora collabo ikomeye cyane mu gihugu, ndetse bivugwa yuko iyi collabo izaba ari muri makorabo azaba arenze yo muri uno mwaka. Iyi collabo nk'uko mubibona rero imbere yanyu hari ya mpano ndetse hakaba hari na Bruce Melody, ndetse Bruce Melody nawe akaba ari hafi kumurika album bitewe nuko yabisezeranyije abanyarwanda, ndetse iyi album akaba avuga yuko izaba irimo n'icyamamare kirenze kurenza uko abantu babikeka, ndetse akaba ari kuvuga yuko uyu mugabo yuko rwose nawe azagerageza buryo ki azaha ibyishimo nk'ibyo The Ben yahaye abakunzi be, ndetse avuga yuko abakunzi be bashonje bahishiwe. Uyu mugabo nawe yari ari mu gitaramo cya The Ben, ndetse abantu benshi biranabashimisha yuko uyu mugabo yagarutse ndetse gushyigikira mugenzi we, nubwo abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza yuko badafitanye umubano umeze neza, ariko ibyo ngibyo yarabirenze aza ku gitaramo cyiwe ndetse areba na performance yiwe. Gusa bisa nkaho byamusigiye ikizamini gikomeye kugira ngo nawe akonfirme yuko ari umwami w'umuziki nyarwanda nk'uko mugenzi we yabikoze. Nk'uko mubibona rero uyu ya mpano bikaba biri kuvugwa yuko indirimbo yabo iri hafi rwose, kuko uyu ya mpano yabivuze asa nkaho ari gutera brag. Gusa gutera brag kuno mugabo iyo avuga ikintu asa nkaho aba akomeje, ariko gusa ubu ngubu nibwo yagaragaje yuko rwose atari byo yari ari kwigereranya nawe abizi. Ariko uyu Bruce Melody icyifuzo cyiwe yabashije kuba yacyumva, ndetse akaba ari mu mishinga yo kuba yashaka ya mpano kugira ngo babashe kuba bakora indirimbo, ndetse ateganya yuko iyi ndirimbo nayo izaba iri mega hit bitewe nuko uyu ya mpano azi kwandika ndetse azi no kuririmba bidasanzwe, kuko uyu buhanga bw'uno musore nta muntu ujya ubushidikanyaho. Ibyo byose rero bikaba byavuye muri iki gitaramo cya The Ben. The Ben rero uyu musore yakoze agashya, kuko ibiri byakomeje kugenda bivugwa, byavuzwe yuko rwose Diamond kuba ataraje yarakoze rwose, kuko batari kubona performance y'uno musore, kuko yashimishije abantu benshi, ndetse abantu bakomeje kugenda bavuga ya mpano ikomeza kuba ya mpano. N'ubu ngubu nufungura ama social media haba kuri YouTube haba kuri TikTok, ndakeka yuko ya mpano ntabwo uri bubure kumva izina rye cyangwa se kureba performance yiwe, cyangwa se biri kuvugwa kuri ya mpano nyuma yo guperforminga bikomeye muri BK Arena agashimisha abantu benshi. Ayo nguko rero icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification, amakuru yo nakaga